no kugira ngo abantu batugira inama bangire ngiye inama ninjye kwanza banayigira bambwiye nimba umugabo wanjye namureka kuko umva kunzi wanjye arandongora cyane pe arantoha cyane kabya ngiye nkumva reka turabizi ko iyo uri kundongora icyo kintu dora tugipfa rwose sibyo dora tugipfa sibyo gishyiramo basi gishyiramo imiyaga nicyo rumpamagariye ya no ibyo bintu nagira ngo ikiganiro washaka ko tuza kujyana imbere ya kamera ngo nubwenge mbambara nubwenge nese wagira mugenze nese ko mbikubwiye ukabyanga kandi Ngerega mbambara nakubwiye ngo gashire imbabarira abantu bose bagiye kumfata nk'iki nk'umupfubuzi yawe to uretse ngerega mbambara ndeba nawe ahubwo wenda wanavuga yuko ariko uzamushaka rwose nawe ujya ushyiramo imiyaga ari umugabo hasi kunzi ba Kigali News irishamba basi umubwira uretse kubita umugore udakubita umugore Musoza kandi nizere kumeze neza uri hose mu kiye gitandukanye Burasirazuba Irengerazuba Amajyepfo Amajyaruguru of course nitwa Cheke Chua Ishyaka maneza kina n'abana ukina na Nyangura mugani Kigali News 50 nizere ko mumeze neza mudukurikira mu bice bigiye bitandukanye naje gusenya inkuta zaje gusenyuka naje gusabanganya inkuta nasenye naje gutanga isana mitima mu badukurikirana abasiramu mumeze muteye igisibo cyiza nyamuna mukomeze musengera igihugu cyacu musengera ababaye imfubyi n'abapfakazi abaremerewe afite ibibazo byinshi bigiye bitandukanye by'ubuzima cyangwa by'amafaranga abadafite akazi mu basenyeri baniriza bagiye batandukanye bavuye mu bice bigiye bitandukanye kugira ngo baduhe stories zigiye zitandukanye kuri kamera ari kumwe n'umwana w'umukobwa aramamagaye kuri telefone ubona kuri screen arambwira ati Ishyaka ari byo ndambiwe ari byo nshaka kugana nawe ndetse nkabiganiriza abakurikiye Kigali News 50 ariko nanone ikibazo nagize uko ibyagiye gutangaza kuri ngewe yarancekeje nera n'isoni konye nana yivuga ariko burya iyo umuntu afite ikintu ku mutima akagomba kubohoka amahoro ni amahoro kabisa meze neza nasa neza urakoze cyane umuhondo kuri wowe uvuze iki umuhondo ntabwo navuga ngo hari ikintu bivuze kuri njyewe nuko gusa numvishe nshaka umunsi kubikora kuba nakwambara umuhondo ubururu buvuze iki ubururu bwo mu busanzwe ndanabwanga mbukunda kwenda busa nk'ikirere ariko nukuba bimeze umweru uvuze iki umweru ni ibintu bihora byera nyine biba bisa neza cyane urawanga kuvuze ngo ubururu bwo ndanabwanga umweru ndawukunda cyane yego bisobanuye iki jewe ku bwanjye umweru nyine mba numva ari ibintu bihora biri mu mucyo ibintu bikeye bisa neza biri mu mucyo ubona telefone ari umweru kararasi wambaye ni umweru inkweto ni umweru ipantaro ni umweru ubwo umweru wawukunda n'imisatsi ni umukara ubwo bivanze babyita iki bivanze n'umukara n'umweru urumva ni white and black amazina yawe Ishimwe Ange cyangwa Ange Orange Katarayiha Ange yego waje turuka Katarayiha Ange nimba ariko atari ngombwa no bivuge nimba na ngombwa bivuge nta kintu bitwara ariko ndumva bitaba ari na ngombwa yego umeze neza mu mutima meze neza cyane nicyo ushinja uvuga ati Imana kuki wera kino kintu utagikoze ntabwo twagishinze Imana ariko ko niki wenda uvuga ati Imana kuki kintu gitakinkore kuri ngiye njye kintu nashinze Imana ahita mvuga Imana kuki se wenda utamaye ngo nanjye nkure mbyiwa nk'abantu nk'ukuntu abantu numva babyibushye bavuga ngo barabyibushye n'isawa ndavuga sema kuki ngiye utamaye kubyibuha n'ibyo byonyine nta kintu akitaye ngo ku bazungu ni nziza ku bazungu no ku banyarwanda bamwe na bamwe n'abadukurikiye ari Burundi muri Canada muri Oman mu Bubiligi muri Australia hano hose ntabwo mbizi ko njye nta muzungu ndahura nawe ntabwo mbizi ariko hari n'abanyarwanda bakunda iyo tayi barahari ni urugero uramutse ufite umugabo ubyibushye bya danje wowe ngana gutya nicyo ntabwo byagushimisha aho kugira ngo ugire umugabo unanutse nawe ukaba unanutse oya kugira umugabo unanutse cyane ntabwo ari byiza ariko nanone kugira umugabo ubyibushye cyane si byiza njyewe nkunda umuntu uringaniye kubera icyo ubyibushye atari byiza ubyibushye rero buriya ubyibushye njyewe mba mbona sinzi impamvu aho ndifashe ati ubyibushye sinzi impamvu hanyuma unanutse nawe ntabwo uzi impamvu unanutse we hari igihe
abananutse bo baranabatangarira buriya cyane kubera hari ibintu byinshi baba bashoboye abantu babyibushye buriya ngo badashoboye. yewe wasiwe ngo abantu baba bananutse baba bafite ibanga buriya ngo ryari ry'abanyarwanda tugenda iry'abanyamahanga bibagiwe iry'abanyarwanda ryo rirenze ibyo utekereza. nabyo numva babyita ibanga ariko ntabwo manya nimba ari nka ryo baba baririmba. ukuntu umuhungu umeze ute katukivuge kuri icyo ko turimo tuhagera dusatira aho tugiye kwinjirira. nkunda umuhungu uringaniye. ubundi sister story wenda nigeze kukubona ahantu reka ino story tuyigemo tuze guhita tujyana muri story tuzanye byo kuri njyewe se cyangwa tuyikwepe se tuyivura ko tuyivuge ariko reka tuyivuge. ubundi story yawe muha iminota 3 ugivugeho kwanza wa muntu mwavuganye. Twavuganye cyane rwose mu kanya araza. bamwe ko aje mu kiganiro. Yego arabizi. buri kimwe mwakivuganye. Arabizi. Ariko ibyiza gutangaza nageze. Byo nasi urumva nabimubwira kuko yanyica. Okay. So story nkuziho. Wamamagaye nsanzwe nkuzi ariko nakubonaga gutyo muri iyo mihanda. Yego. Iyi story bundi yawe yindi teye ite yabaye abantu ngira ngo 9 bimeze bite kubitubangura wihutisha. Story y'abantu 9. Story y'abantu 9 hari aho sinzi. Ngaho gasubiremo kagake. Oya karakantu k'abantu 9 wo umva byarangoye nawe. Ese uragenda nongera nkavuga ko uyu ni umukobwa warongowe n'abahungu 9 umunsi umwe. Suragenda nongere mbivuge ko mbisubiremo. Bivuge kugira ngo abakobwa bagenzi bawe cyangwa nibishora mu busambanyi bajye bamenye yuko urumva hano hanze hari abajama batari beza. Oya babimenye rwose ngiyewe abahungu 9 kabisa. Tubwire tubwire. Ndetse bajya mbere mu mizi. Nta kibazo. Ewana reka mbagane kuri story ni nka story gato ni nko ntabwo mbivuga byose ndavuga gake no kubarobesha ni ukuvuga ngo nafite umuntu dukundana umusore dukundana umushiri wanjye ngo ndi kubabwira batazi iyo story yambaye story inshuti yanjye turakundana tukajya dusurana dufite gahunda yo kubana nza kumusura rimwe ariko aza kuntega akantu nabizi ankoresha amakosa yankoresheje amakosa ari mvuga ati ikintu cyo kurongorwa nyine Yeje nabonye waramusuye ngaguha ikinini yamaye nje yamaye ji kandi byari bisanzwe ko wanyakiriza ji yamaye ji ndanywa nyuma rero ngiye naje kwisanga ndukundi kuntu ubwo rero ibyo yashyizemo ako birumvikana ni ikinini sinyizi sinamenya ko ni ikinini ko ngiye nimba nari muzima nkisanga nabaye undi wundi kandi nanywa inzoga wenda ngo nari nasinze urumva ni ikinini yari yankiriye muri ji. Icyo kinini ukinyweye noneho wenda wisanze mu buriri nk'uko wabitangaje. Nisanze mu buriri nsanga narongowe. Narongowe umva abasore benshi cyane yari imbaga yabo. Umva njyewe nabashije kubona bari 9 n'abasanze nababonye gutya bari kabisa. Ubasanze mu nzu mu cyumba se muri salo hano? No, bamwe bari mu cyumba abandi bari muri salo. Wamenye wabwiye n'iki se ko bakurongoye? Ntabwo beberwa ko arazi abantu bawe warongorwa kabiyoberwa. Nase wabwiye n'iki ko abo bose ko ari bo bakurongoye? Ubo ibiganiro bo bari bafite kandi bari biyambaye bakuyemo imyenda bambaye ubusa. Nese ubwo biyambaye bagiye muri douche kwere? Hanyuma se ubwo umukunzi wawe turimo turabicamo hagati? Umukunzi wanjye we ntabwo ako kanya ntabwo yari ahari yaje kuza nyuma mubajije ibyo ari byo nawe asa nk'utabirimo neza arabyitarutse ariko nyuma yaho yaje gusanga abizi. Ukeka ko Kagambana yagukoreye ko kuba yagusambanya ndetse n'abashute bakagusambanya ukeka ko ari ihe mpamvu kugira ngo akore iyo operation yo kuba yagukorerwaho kugira ngo aguteze abo bajama? Buriya rero njyena kubera bitari bisanzwe ntago wasanga yaragira ngo yumve umugabo agiye gushaka nimba ari na muzima simbizi ngeyo rwose. Cyane usanzwe utamuha? Oya ntago nsanzwe muha. Cyo ni ikintu nari naramuhakanye kuko twateganyaga kubana urumva ntago nari kumuha rero tutarabana.
nuko byagenze. abantu 9 barakurongoye kandi wari isugi. Aho abantu tuhibaza 9 kabisa. waba uri isugi ukarongorwa n'abantu 9 cyangwa ibi ni ubwezi ukora burimo kuvuga cyangwa umuntu w'isugi se none se umuntu atubusugi gute? Iyo umuntu umwe yamaze kwinjirayo ubwo n'abandi n'ubundi biba byoroshye, abakurikiye biba byoroshye. ntabwo wabaje seti ibintu mwankore ni biki? Oya narababajije ariko ntabwo gusa urumva babikwemerera. Umwe arakubwira baza runaka wana buryo. wahavuye ute? Naravuye ntabwo naravuye byaranguye no kuhava kuko urumva kugenda nari nangiriza. Ariko bw'amahirwe nyine nabonye ko mava ndahava. uricuza iki? tujye ku cyatuza. Ikintu nicuza rero buriya ni uko nahise numva gukunda umusore nkamwizera nkamwimariramo bisigaye bigora. Ndinda kubyinginga cyane. Yego. Umukobwa we rero impamvu narimze ngo ukanyuzemo nuko ukavuze gake hari ahantu abyumvishije buryo warongowe buryo wenda n'ubutaha n'abandi nzabibasubiramo nta kibazo utarabyemera n'ubundi munyamakuru wa mu kiganiro. Yego ko abandi banyamakuru se icyo kiganiro rwose bazajye baza bakirebe. Ahubwo ariko mati ko mbivugiye hano n'ahandi sinabivuze. Oya naho hano nzabivuga ko ari ubuhamya bwanjye n'ubuhamya bwanjye. Nta soni bigutera se? Isoni z'iki? Ego isoni se ubwo nagize icyo gihe nibwo nazigira. Oya nta soni. Nta soni se njye ninereye nta by'isoni. Ikintu uvuze ushobora kuvuga hano umuntu wicaye imbere y'ibiryo gusa ariko nta birenze. Oya nta biba birenze. Nese ko tujya muri toilette tukajyanayo umunwa ubu ko wavuga ikintu nk'iki umuntu yicaye imbere y'isahane ntabwo aba ari ibintu byadanje. Ushaka kuba uri mu toilette ugafata ku munwa. Ku munwa se gutahima se za ntoki zawe zo ntabwo ziri za ntoki ntabwo ziri muri toilette. Iyo uvuye ukaraba isabune. Ukaraba isabune. Ariko buri ubundi umuntu ugira isuku uzareba igihe cyose iyo umaze gukaraba mu ntoki igihe uhita ugira gutya no ku munwa. Kabijyanira icyarimwe. Iki cyakuzanya? Ikintu cyanzana ni story ni ikintu nshaka ni ibintu twakubiye story nakubwira nshaka kubikuganiriza uyiziho. Zarakuguruka yaje uko urinda. Ndindaya. No uzima ngo urinda ntago ngututse. Burya indani inda y'umuntu. Ariko mpamvu ngo urinda ibintu byo kutuganira ngenda bizara bimbwiye kwako ntago nayo kugutumira ngo uze tutabiganireho. Bigiye guhura na bya bindi. Hari ikintu abantu bishije batajya banyurwa. Shigiki subwo. Ni nk'iki? Simbizi ngambwira icyakuzanye kuri transport. Ahubwo ngize ngo wenda wowe. Ahubwo umuntu wongera muhamagare mane. Ako wamurangiye neza. Oya umuntu we namurangiye nisha nanamuhamagara nta kibazo. Namurangiye. Nuko adutindije ariko ntacyo araza ko. Story kuzanye ni story yanjye rero buriya ni story mfite ku mukunzi wanjye. Kunzi wanjye mfite ubu noneho turi kumwe Patana Rogi. Patana Rogi. Ase birababonga Patana Rogi. Kipata n'urugi bihorana ariko bikagera ipatare gacika urugi ugataka ibi bintu ntabwo nyambyemera. Oya Patana Rogi reka mbisobanure nubwo Patana Rogi numva ko ari forever. Patana Rogi n'undi bari forever. Ni kuvuga ngo ni ibintu biba byamaze kumatana. Ko kibigira bigatandukana. Nebira ibyo ni bisanzwe. Umuntu abitekereje nawe. Oya sinzi umuntu waciye umugari n'abanyarwanda. Sinzi icyo umukunzi afite umwe ni Patana Rogi. Ni Patana Rogi. Gute? Patana Rogi rero. Ngo tubwire impamvu rero. Dushaka dufite gahunda yo kubana. Turanakundana pe cyane. Ariko ni ikintu kimwe kigiye kuzatuma mukatira. Umva yageze ku ngingo ndakurangiza. Ni ukuvuga ngo ndabwagirana. Sibyo? Yes. Ndabwagirana pe kuko nicyo kintu cya mbere. Oya winsetsa ntabwo bisekeje birababaje. Nubwo ubona ndi guseka ntabwo ari uko bisekeje birababaje. Mbabarira rero wituma nseka kandi mu bintu bibabaje. Mukunzi wanjye rwose icyo nshaka kukuganirizaho umukunzi wanjye arangora. Gute? Arangora mu buryo bwo gutera akabariro yewe se niba wumva gahunda zo mu buriri arangora cyane. Nyine bivuze byose nkuko yabimbwiye. Ego kumana yanjye njye nakubwiye ko shira wanjye iyo turi muri gahunda yo gukora akazi ubwo ni ukurongora nyine ntabwo ajya arangiza. Shira wanjye utarangiza aba. Oya niko biba bimeze pe. Ati nanjye ntago mbizi. Ntago ibyo niwe nabiboneyeho njyewe ko mbibona. Ni ukuvuga ngo ararongora nagarangiza. Yego.
kandi niyo mubwiye ikibazo ndamubaza se sheri bimeze bite ni gutya arambwira ati nuko bimeze nuko ati nuko bimeze nuko bimeze nicyo kigiye gutuma umukatira nge nzamukatira kuko ajya kumva numva ngiye nko kuvamo umwuka kandi icyenda warabashoboye ariko icyenda rega ntabwo nari muzima icyenda ntabwo nari muzima ariko ubu ngubu sheri wanjye mba ndi muzima icyenda ntabwo nari ndi muzima pe nese ko mvu ngo kujya kumva roho igiye gutaka ubu ngubu anjye nkumva roho igiye gutaka ni umuteje abantu ubu ni mubi ntabwo namuteza ni mubi gute ni mubi nyine nawe mw'icyo gikorwa wishaka ko mbivuga rega mu byo nta muntu utabyumva ese twese hari umuntu w'umwana uteze kumva bino bintu se warebye muri kamera se umurande warebye muri kakuri makuru harimo hari ingenda kamera se uragira ngo mvuge niyo mpamvu batipe nk'aba basenya ingo z'abandi kandi namwe mutanyurwa mugasanga nanone mutanyuzwa kandi hari umugore uvuga ati ngiye mugabo wanjye rwose ni ku muryango none n'abagize amahirwe utangiye kubagisha inama oya nanjye bitangira numvaga ari amahirwe bitewe n'uko abandi bajya bavuga ariko njye naje gusanga ahubwo njye ntazabivamo cyane uko ufite igara rito konzi ko n'umukunzi mfite atabiri muninira njye nzi ko ahubwo ubwo duhanye nyine ariko byo bajyaga bavuga ngo umuntu mutoya kuri gahunda babasha nibyo nanjye naje kubibona nibyo wahoze uvuga yuko urumva nibyo wahoze uvuga ko umuntu nyine umuntu mutoya atandukanye n'umunini baratandukanye cyane nuko biba bimeze ubu se ushobora kumuvuga akajya umuntu ubwo ati shyaka manage ndashaka uwo mujamo akaba karabaye ntabwo ariko bimeze none njyewe ikintu nshaka cya mbere ni ukugira ngo abantu batugire inama bangire njyewe inama ninjye kwanza banayigira bambwire nimba umugabo wanjye namureka kuko umva kunzi wanjye arandongora cyane pe arantoba cyane agakabya njyewe nkumva reka ariko kandi nanone se mba numva namureka kuko impamvu namureka njye numva abantu bavuga ko bafite abasheri babo nyine ngo batazi kubakorera akazi batazi kubarongora nyine ukumva ari gutaka ukumva afite na gahunda yo guca nk'inyuma y'umukunzi we kubera yuko atamurongora nk'uko babyifuza ariko natekereza ko noneho njyewe wanjye ndongora nanjye noneho nkumva hari n'igihe numva twagura nka se uri umuntu utagakoshera watazi ko muhu wanjye basi nawe muhu ariko nkumva ntabwo natakaza sheri wanjye nkumva nanone sinatakaza sheri ukira ku muryango n'ubuti ugashyira umuhutinda undi akaza agacira ku muryango yego ariko mbese nimba aramenya amasaha 3 cyangwa 2 hakaza umuntu umara amasegonda urumva byo bitari ikibazo nanone ntabwo byakunda songo yaba ari inkoko se ntabwo yabona none yaba ari inkoko kandi je ntabwo icyo nshaka no kugira batugire inama numve ko ntabwo ngomba gutakaza sheri wanjye nubwo ankorera ibyo ndamukunda pe ndamukunda kandi iyo numvishe ko abandi nyine bifuza ibyo numva nyimukomeho cyane ndabona naje rega ndabona aje turabisabira uburenganzira gusa wambwiye ko yaje ndabona aje ndi kumubona ndashaka bino kintu kiganiro ibyo wavuze bisubiramo hari kameramani nshakira agatebe kigize hino oya urabisubiramo none se musa nushaka n'umushyire kuri kamera araza kuza tu oya araje rwose urabisubiramo wenda ubu mwabiganiriye ashobora no kuba yari buhita yamfatara mu ijosi cyangwa akamamo umwuka ariko ntabwo yari yiteguye ko ibintu nabivuga ngombwa kugira ngo umubwire ko uje mu kiganiro muze gukorana ikiganiro byagenze bite njye naramubwiye ndanabimusamuga ko tugomba kujya gukora ikiganiro ariko ntabwo azi ingingo iyo ariyo umusa karibu hano bantu zara gatebe meze bite asuza madamu madamu se ko tuba twe tuba twirirwa sinyura umusuhuza nyine tuba turi kumwe bari ko mbona nkuzi ni nka ndayizi sha abana b'Inyamirambo umwihariko wabo rero no mujya ndamuzi salamu musa salamu aho utacaretse ngo nagufata nakuvuna bajya gukora subscribe nagufata nakuvuna siko witarira nagufata nakuvuna TV no mukinda muzi sister nago amuyoberwa rega Kimironko Nyamirambo urumva Kimironko Nyamirambo nibyo cyane beshye ntago beshye rega turaziranye cyane bana ziko ntunguye man uno mujya mu meruka mu kwa mbere amatariki hafi 20 muhurira mu bikira no mujya oya zana twahuye hari mu ndange ahantu cyo kugura kamera bitamuhura n'uyu nguyu
konzi ko sheri nawe sada nawe abaguruka yaba ari imiguruko so ni mwebwe ni twebwe niwe ndikayese umukobwa ati niwe kahise sheri tuje nyine hano twabivuganye se twabivuganye ko tuzaza hano tuzakorana n'uyu munyamakuru ikiganiro yego yaduhaye karibu rero sigaye ndi kuri Kigali niyuza biri nitanga naruka kuri trend nibere hano hose ni muri ki byose neza ariko bitandukana ni NYC Nyamijose ni wacu bamwe ni za Gatenga abandi Kicukiro abandi za Gikondo ariko twebwe NY bimeze bite ni neza ntare bite fresheri bafunze se cyane nabwo umusira nsa nkubegetseho adukurikiranye umuntu atafunze abayegetseho uko bimeze se ngo ugire icyo ubwira abayisilamu bafunze ibihe byiza mbabwira ngo mwese turabakunda cyane ariko mwike gukora kuri ya channel yanyu nagufatana kuvuna subscribe nta kibazo sister ni sawa nari mana Aristote mudema nteye twanaganiriye tu mu kuganira kwanjye nawe numva bitaba hano mukobwa arimo arabaninga none shidutse genda nzi kutari buzi oya namwati twanabivuganye njyewe bundi n'umudemu kwaza ni muntu iki kuri wo cyane umuntu byose kuri njyewe tu byose ni Imana se ni ibiryo urya se ni mwenda wambara se ngo byose mujye mudutandukanyirize reka mbitandukanye neza abantu bose babyumvise byo nuvuga ngo Imana iri hejuru ya byose sibyo muri no si rero ubu ngubu icyo nakwita Imana yanjye n'uyu nguyu babyumvishije Imana iri mu ijuru mu isi Imana yanjye n'uyu nguyu Imana yanjye yo mu isi ni mama wowe niyo myumvire yawe nyine buri wese agira Imana ye ku isi buriya nta muntu utagira Imana ye yumva umuntu yumva nyine ikintu kimurutira ibyindi byo ku isi umunsi n'umudemu ajya kuza hano mwararanye cyangwa ni muherukana cyo muherukana tuba turi kumwe nyine tuba turi kumwe arambwira ngo ahantu ndi buze kujya mu kiganiro nshaka yuko uza kuza mu kiganiro nyine ake Elize ujinera gatebe kugira bakajya bande mu maso bajya baremera bamubwira wariye munsi bamubwira wariye njye munde ariko murankunda namwe kubera ukuntu tuganiriza ukabikunda bituma tuba dushaka no kukureba pe mu bisanzwe wenda nigire hano Elize abase sabara aho ni fresh umusa uno mudemu ufitanye undi zihe gahunda uyusa urazamura ijwi tunari ngo nta zindi gahunda dufitanye zindi zirenze ibindi byose sibyo kuba ari inshuti yanjye ari n'umushu wanjye nyine muteganya iki uvuga ngo umujere wawe ibyo rero byose bamuteganya ku bana iyo muteganya yego yari yakujyana iwabo se yari amujyana iwanyu yanjyanyeyo ego ko cyane rwose ubwo se wanyu wamujyanye uvuga iki ubwo se nareka kumujyana mbabwira yuko ari umukunzi wanjye kandi duteganya kubana tugomba kubereka ibirori abanyamakuru amakuru yose mamuyashaka mamuyashaka pe ndabona intuga yawe mwana shaka barakera ibyo bintu bye n'amusitari yaba ari smart ariko ntabwo nenze ko birabora wambwiye ajya bishobora mwana sinambwiye nta kintu mujya mupfase mugashwana mukazurunurunu ntazibana zitakumanya amahembe ariko ufite amahembe ubwo birashoboka amahembe nuvuga ngo nta muntu ushobora kubana n'undi ngo abure akantu apfa nawe ntabwo byaba ari ibintu nyine ako kantu ni akazi ku kantu uza wenda ushobora kuba nuvuga ngo ubundi abantu bakundana ntabwo buri kintu bapfa kuko ushobora no kuba wambaye iherena nabi mukabipfa ikindi iyo bavuze ngo nazibanya zidakomanya amahembe buriya abantu bakurikira abantu cyangwa bakunda kumva uwo mugani bazagira mu mahembe n'aya abantu bamera nk'ariya y'inka ziba zifite gutya zibanya zidakomanya amahembe nyine ni ukuvuga ngo ntimushobora kubura akantu no gupfa buriya niyo mwaba mumeze gutya
ushobora no kwambara box ukayihinduriza kandi iyo system washatse kuyambaramo wambwira ati wahindurije box ugasanga amubwira ati sheri rwose boxer rwose dore agata birakureba agata kubwira ati birakuna yambaye gutya nabishaka ugasanga mugero ubaye mugeri ngumi ase komeze nk'abantu mu bantu turaziranye cyane ntabwo tubana turakundana ariko mujya musura uribana se ko biri kose ntabwo byabura kuko ashobora kunsura cyangwa nkamusura ni ibintu bisanzwe sister ngaho tubwira ibyo wamubwira mubwira ati ndashyira cya kibazo naka urumva ko reka twe kubitindamo shiri ikintu tujya dupfura kizi sibyo ikintu tujya dupfa rwose urabizi iyo turi iyo reka no kwivuga namwe murabizi birabe no kwivuga gutyo gusa ntabwo bigoye urabizi ko iyo turi gukora uko wabimbwiraga oya bibikwa bivugaga ni wabyimurira ko wananyunganira rega kare gisukara gatebe urabizi ko iyo uri kundongora icyo kintu dora tugipfa rwose sibyo dora tugipfa sibyo gishyiramo basi gishyiramo imiyaga nicyo rumpamagariye ya no ibyo bintu nagira ngo iki kiganiro washaka ko tuza kujyana imbere ya kamera ni ibi ngibi nese kuba nakuzanye imbere ya kamera cyangwa nakubwiye tuze tuganire n'abanyamakuru ni publicity turi gutanga se oya ntabwo ari publicity andisya nawe rero nimba umuntu akubwiye gutyo ngaho ibaze ikiganiro aje kwamaza ahangaha yavuze byinshi twanabifashe komeza ratu gusa ibyo ni ibiki ni ikiri kugaragaza nisibiye koko ibyo bintu hari ikintu utazi buri munsi ntago simbikubwira kandi rega mba mbabara ubu mbabaza nese nimba mbabaza tutarabana ntituzabana bizagenda gute mbabaza reka nkubwire mu buzima nanga guserera mu buzima nanga umuntu userera nagombaga kwivuga kuko dora tubipfa buri munsi kandi wanze kunyuma mbabarira pe mbabarira abantu bose mbabarira yereka mbabara n'ubwenge nese wagira mbigenze gute nese ko mbikubwira ukabyanga kandi yereka mbabara nakubwira ngo gashene mbabarira abantu bose bagiye kumfata nk'iki nk'umupfubuzi yawe to yereka mbabara ndeba nawe ahubwo wenda wanavuga yuko uzamushaka rwose nawe jya ushyiramo imiyaga n'ubundi bashatse yuko bijya hanze hose byageze yungu ariko wowe nugira ikintu uvuga utamusebya reka nkubwire nta bintu navuze reka atari ibikwiye ibyo navuze ni ibisanzwe nanjye rero iyi saha uyu munota ni wo wanyuma ntabwo byakunda ikitarimo oya kitarimo no kugutabara babarira kitarimo no kugutabara genda oya umva se umva oya reka none se umva bro umva utakaza yaje kugishira ari kunyamamaza kumera nk'ingingo mumeze nk'igihashe niko yavuze ni inama ibaze nyumvira umuntu ufite ubwenge buzima agatekereza icyo gikorwa icyo kibazo gukira umuntu hanze agura umuntu w'umugabo akira chance man akira chance man iki ni igisebo ntabwo ari igisebo abagabo nkamwe barabyumvishe byose byarangiye nta n'ikindi twongera yagishaga inama ngakureke cyangwa mukomeze iyaza se ntari noneho ntabwo byari gukunda iyo nama ntabwo bashyira urabikora kumva aho igiye kuvamo niko yavuze nganyumvira nawe arabizi oya sheri mbabarira umva musa umva se nkubwire umva bro umva nkubwire ma rega mama magurukiye manafunga n'umukana mudatuma ikintu cyo kumfasha ikintu cyo kumfasha ngo musigane muri kuganira oya reka yizanye n'ubundi byarangiye oya nyine yizanye umva yizanye yaramamagaye aramwa ngo ari ubuhamya cyagutanga nasi nyasubiza abakiriya ibyo ari byo byose urumva yazanye n'umumotari yongera amaguru abamotari bazanye aribo bakomeza njyewe ariko nubwo yanzanye ntabwo ari umugabo ase konzo ba Kigali niyoze umva basi umusa basi we namutahane ariko reka kumusiga nahane nawe she ntabwo wansiga ibaze icyo gisaba ariko ahantu hose nzajya baza bavuga ngo dore wa mufubuzi uzi kurongora neza basi iri jambo basi umubwira
buretse udakubita umugore mu Rwanda umugore yubahwe uburinganire buri imbere mbabarira naye mbabarira birakana umusa tuza kuza man suza amahoro nanjye mbabarira ariko uje n'amahoro komera muri roho komera muri roho ndi mahoro nta kintu nanjye komera muri roho nyine byangiye nshaka kugenda n'amahoro ntago yakubura ntago ngenda ntago yambura basi mugenda ntago yambura angiza ko karubanda abantu bose barimo kugenda bavuga ngo ntago ari wewe wese arumva kakubwiye ngo nase uje kumara iki niki kintu cyo kugize wamusobanurira se uje kwiyamamaza kuteye neza uje kwiyamamaza cyangwa ariko urawe nahoraga mbikubwira nkakubwira sheri wanje bigira gutya na gutya kubimbwira sheri nawe jya ugabanya iminota 50 yose iminota ingahe mbese 50 ni myinshi oya reka umva se mara tugiye kubwira wese yagusa umva se mara abantu ko mbona kamera tubi none se mara uko mugiye umva mara se umva mbwira umva ngira ngubwire kumana rese bihore bakunzi ba Kigali News 50 uwapfuye arihuse ngibyo ibyo tugenda tubona mu buzima bwa buri munsi ngibyo tugenda duhura nabyo numira benshi ariko mujye murya show tugera tunanirwa cyeka twarwaye buri kimwe cyose nanjye bagezaho ngo uko bigenze ngo rega mbambara yo bawe Imana barinde